Yesu nashimwe kuwiteka twumva ukamenya neza kuwiteka yumvise ijwi ryawe, ukamenya neza ko amasengesho y'iminsi 3 wasenze kuwiteka yayumvishije byaba na ngombwa ko ikimenyetso Imana ikaduhereza icyubahiro. Banga Imana ni yacu. Oh haleluya. Imana yakoze abantu bakukana mufashe Imana icyubahiro. Tuzamara amaboko y'Imana icyubahiro cyinshi cyane kuko Imana yakukijije mu izina rya Yesu.
inyandiko y'Imana, inyandiko y'Imana. Shaka uyu munsi wa none uze kurushaka inyandiko turayisoma mu izina rya Yesu. Imana ikayandika kandi wese ikayandika. Yabwiye Daniel barabisoma mwambasi arandika mu gikuta irandika byari bisoma nabwe ariko umunyabwe Imana yatoranyije n'Abadaniel arahizura iyo nyandiko ikivuga. Haleluya! hari inyandiko Imana irabisura ku buzima bwawe. Ndagira ngo dusenge, ndagira ngo dusenge, ndagira ngo dusenge. Haguruka ku maguru dusenge. Ndagira ngo umva ndazamura ijwi nawe uzamura ijwi usenge ubwire bya bintu byose bya byifuzo byawe byose utoze wakirukana wavuze n'ubu wakirukana ariko ubwire Imana icyakuzanye aha muri bantu bakutabara ati nahageze. Uzamura ijwi ryawe uzamura sinshaka ngo dusenge ucecetse oya sinshaka ngo dusenge muri wowe muri wo kukibana senga wirukana senga uguruka senga usenguka senga byose urabyemeye mu izina rya Yesu. Ndagira ngo uhamagare Imana, uhamagare Imana. Hamagara hari uwakwitaba, hamagara hari uwakwitaba. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye. Uri Imana, uri Imana, uri Imana. Turakubona mu bibazo, turakubona mu ngorane, turakubona tugiye kukurara, turakubona mu mazu utwishyurira amazu, turakubona tubuze akazi, turakubona nawe Imana yatwubakira ingo, turakubona tukiri abasore, turakubona tukiri abakobwa, turakubona turi mu rugendo, turakubona Mana turi abanyeshuri turi bato, turakubona tukuze, turakubona Mana na bugingo n'ubu turashaka kubona Mana igaragaza muri byose mu bwoko bwawe. Gerageza muri iteraniro rigomba n'Imana icyambaza Mana bimuhindura ubuzima bwawe bimuhindura imitima yabo bana batarabohoka bana batarakizwa bana batarakira Yesu bimuhana Imana bimuhindura ubuzima bwa Yesu bimuhindura Imana bimuhindura Imana tagakiza muri iteraniro tagakiza muri iteraniro tagakiza muri iteraniro tagakiza muri iteraniro. Amen. Ndashima Imana ko mu mwaka ushize nabonye kugira neza kwayo, ikintu gikomeye gitumye mpaguruka gushima Imana. Ntabwo nsengera aha ariko ndashima Imana ko muri Bavuga Mutabare nabonye kugira neza kw'Imana. Kuwa kabiri w'igishize naje gusenga n'iki cyifuzo gikomeye numva ndemerera ku mutima ariko ndashima Imana ko cyakemutse. Ndashima Imana ko yanyeretse ko ari Imana ikomeye. Nshima Imana ko mu minsi ishize yarinze umubyeyi wanjye. Papa wanjye yararwaye cyane tugira ubwoba tubona bigiye no kurangira ariko ndashima Imana ko akiriho ko imbaraga z'abantu zakozwe n'isoni. Ndashima Imana ko indigaho neza bikandinda mu masomo yanjye atari uko nkwiye. Ndayishimiye. Nshima Imana ko mfashije nkagera ntashye numva meze nk'aho nameze neza ariko nshima Imana ko yakomeje guha abantu bapfukamye mufashe guha Imana icyubahiro. Tuzamura amaboko y'Imana icyubahiro cyinshi cyane kuko Imana yamukijije mu izina rya Yesu. Ibisubizo byinshi bimwe ndaritanga kuri mwe.
Mari kugurisha mubo bakubwire kuba turi hariya bari akora ubwenge kugira ngo hano mari bagirire neza izina rya Yesu. Amen. Muri bamwe gutaba Imana itabara. Imana irakoreka. Imana irahandi hano. Oya irahandi hano. Irashoboye ishoboye. Kugira ngo mene haleluya. Mubiteraga byose. Urumva Satani yaguhereye izina rya Yesu. Bibiri yaguhereye yatsinzwe izina rya Yesu. Yatsinzwe. Tureba abantu twakunze gukorana umurimo w'Imana hano. Twagiye tuganira barambura ibiganza abantu banze. Yesu abamera umugisha. Nishimye cyane kugaruka muri iri torero turi bazima namwe muri bazima, ndayishimiye amakuru yanyu yakurikirana kandi nshimye Imana cyane ko ibyo Imana yavuze yabisohoye. Umunsi wa mbere nateraniye hano Mama Fred arabyibuka, nanjye reka mbanze mbishime. Baravuga ngo umuhanuzi yemerwa n'uko ibyo yahamye byiza gute bisohoye. Ntabwo ari nk'ibyo n'abandi muri iyi minsi bagenda bavuga ngo genda umuhanuzi ukagira ngo mbese hasigaje gushyiraho icyapa kagenda batugenda umuhanuzi. Yesu nashimye kwanga kubivuga siko kubikora. Haleluya. Umuhanuzi yemerwa n'uko ibyo yahanuye bisohoye. Mana aravuze gushyizeho amakaro arahari cyangwa ntahari? Agereze Yesu icyubahiro. Imana iravuga ngo iraguye iteye abantu inyota yo gusenga. Yarabikoze ntabwo yabikoze. Katuyikomera amashyi. Imana ashimwe. Uriya mupapa ndamukunda cyane n'ishati y'igitenge. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Rero ntabwo navuga byinshi ku by'imirimo Imana yakoze. Bibiliya iravuga ngo aho kwishima washimwa n'undi. Ariko nageze hano mbona Imana yakoze imirimo, mbona ni hashyashya. Tuyihereze icyubahiro ku rusengero rw'Imana rusa neza. Kuriya mu bintu byose bibaho bishoboka, waba ufite amafaranga waba utayafite, jya uharanira ko itorero ryawe ritera imbere. Yesu nashimwe. Haleluya. Kuko ahangaha niho ku ivuko ryawe. Turavuka tukavuka mu ngo zitandukanye, ugasanga hari abantu bafite ibipangu, ugasanga abandi bafite akazu kamwe katagira n'urugo. Iwanyu urahava ukajya kuba muri bya bipangu, cyangwa uwishimira kuba muri ya nzu y'iwanyu wavukiye. Twese ntitunganye ubushobozi. Yesu nashimwe. Ariko Imana yacu ni imwe. Haleluya. Rero amasaha yagiye, mfite ijambo rivuga ngo inkoni eshatu umukristo agomba kurwanisha. Inkoni eshatu umukristo agomba kurwanisha. Inkoni ya mbere nanjye nk'umwarimu, ariko Imana ntigira ukuntu ibigenza. Wisanga ufite nk'impano nk'icumi cyangwa nk'eshanu, ariko mu gihe cyo kwigisha Imana ifite umuyoboro ikoreramo. Yesu nashimwe. Ishimye kugukoresha mu ndirimbo uraririmba abantu bagafashwa. Ishimye kugukoresha mu buhanuzi ubahanura abantu bagafashwa. Ishimye kugukoresha mu ivugabutumwa uvuga ubutumwa abantu bagafashwa. Ishimye kugukoresha mu nyigisho urigisha abantu bakagira gute bagafashwa. Haleluya. Jya ubwira mwene so ngo ujye wemera Imana
ukibuka ko hari abatabibonye. Ndagushima ko ufite akazi, ukibuka ko hari abarangije no kwiga batagira akazi. Ndagushima ko ufite ubugome bw'umuhereza umudamu n'abana mama wahabwa icyubahiro, ukibuka ko hari abantu babishatse ariko batagira inkoni yo gushima, yo kumenya gushima. Iyo ushima Imana cyane, ikintu cyose igukoreye ugashima, ikintu cyose Imana igukoreye ugashima, Imana irushaho kugenda igufungurira imiryango, irushaho kugenda ikwagura, irushaho kugenda ikugirira neza, ukajya ubona na bya bintu utasabye. Oh haleluya! Iyo ni inkoni ya kabiri. Inkoni ya gatatu rero ku mukristo akwiye kurwanisha ni inkoni yo guca bugufi. Yesu nashimwe. Oh haleluya! Ukavuga atari ko nubwo ngendera muri iyi modoka ariko nigeze kugenda n'amaguru. Ese mwaba mugera hehe tubatware ko njye ngiye i Kigali uragera he? Yesu nashimwe. So guca bugufi. Haleluya! Izo nkoni ukoresha Imana igizikoresha ku mukristo abadayimoni bagahunga. Imana igizikoresha ku mukristo ibyifuzo bye bikumva. Imana igizikoresha ku mukristo buri wese yanakureba agahita avuga ngo ariko runaka nayo uko ateye uzi ukuntu aca bugufi. Kaduhereze Yesu icyubahiro. Oh haleluya! Ariko runaka buriya nayo uko ateye uzi ukuntu anyurwa, uzi ukuntu ashima, uzi ukuntu ari umwana mwiza, ukumva ugize ishyaka ryo kuvuga ngo ariko ko nabonye amafaranga wamuhereza akamamodi akagurira abana ibirayi. Yesu nashimye cyane. Ndatanga utugero dutoya. Iyo uzi gushima umutima wawe ntabwo urarikira, umutima wawe ntabwo wifuza ibintu bikomeye, umutima wawe ntabwo ugera ahantu yo kurarikira nko kuzana n'ibyaha ugatangira kuvuga ngo ariko buriya ko afite isambu nini, iwacu ngewe isambu bampaye ntabwo nari hatoya, ngo ariko buri ubundi wazamwica nanjye nkareba uburyo iriya sambu nayituma ko twasigaye turi babiri. Si umudayimoni. Kutanyurwa, kudashima bizana icyaha. Yesu nashimwe. Umugabo bita Kayini kutanyurwa no kudashima byamukubiye icyaha cyo kwica mwene nyina, yica Abeli. Abeli yari yagize umutima wo gushima ngo anezezwa n'Imana mu mutima we, arangije ngo aragenda ngo ayitamira igitambo. Yesu nashimwe cyane. Ngo areba mu matungo ye ngo afate intama, arangije ngo arayitamira yereza intama y'umushishe. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo Uwiteka ngo yishimira Abeli kurenza mukuru we. Hereza Yesu icyubahiro. Oh haleluya! Ngo aramwishimira. Amaze kumwishimira ibyo ngo bituma Kayini ngo ababazwa n'uko mwene nyina Imana imunezerewe. Natwe bijya bitubaho. Bakaba ariko mwakoze amavuta afite, uzi ukuntu ari umunyamwuka, uzi ukuntu hari ibintu bikaba, uzi ukuntu ushaka uriya mudamu neza, ahita avuga ngo ariko wazamuroga. Uwo ni Kayini. Yesu atugirire neza. Ntabwo ndinjira mu ijambo, nari nshatse kukubwira inkoni eshatu umukristo akwiye kurwanisha. Iyo wihannye ukihana ibyaha neza, iyo uzamuye isengesho rirazamuka rikagera ku Mana, wumva nta mutima ugucira urubanza. Yesu nashimwe cyane. Nawe ubwawe wumva ntacyo wishimisha, ukumva umutima wawe bikeye. Imana rero iduhe izo nkoni eshatu kugira ngo tubashe kuzikoreramo. Muri iyi minsi ikintu gihari, abantu bafite inyota yo kumva ibintu by'Imana ibavugaho. Niko bimeze cyane, ntabwo ariko bimeze. Bafite inyota yo kumva iby'Imana ibavugaho. Ndetse ugasanga umuntu ku munsi umwe avuye ku bahanuzi 3, 4, 5, kajya kwa Mama Fred, kajya kwa Jean Paul, kaza kwa Teddy, saa 10 agasoreza kuri uyu mugabo wo kwita nde? Agasoreza kwa Alex. Mu by'ukuri ntabwo twemerewe guca imigani, ariko nta nicyo binatwaye ngo abahinzi benshi bayobye imwe. Ntabwo umenya ubuzima n'ubutari buzima mu mashini afite, mu bintu binkomeza, mu bintu bituma mbasha kubana n'Imana. Ntabwo nzi kwirukanka. Kaduhereze Yesu icyubahiro. Ntabwo nzi kwirukanka, nzi kuba imbere y'Imana, nzi kumenya ko saa 9 mbasha kuba imbere y'Imana.
ni inyigisho nabifite ariko ntacyo kuba icyerekezo ari icyo. Oh haleluya! Rero muri iyi minsi uburyo abantu bameze, tumeze nk'umuntu wahawe telefone ukaba uyitunze utazi kuyikoresha. Icyerekezo nimo ni ikihe? Kugira ngo ubungure akanwa kawe, nawe uhamagare Imana, nawe uvugane n'Imana, nawe ibwire ibikugoye n'ibikuruhije. Izagira gute? Izakumva. Ijambo riri muri Yeremiya 33:3 aravuga ngo nabaza utabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Oh haleluya! Tugira gute? Dutabaza. Ntabwo ari uko nzayagutabariza hano, nabyo ni byiza ko tugira abadufasha, ariko bibaye akarusho ni uko njyewe ntabasha kumenya ibingoye. Ntabaza ngo utabaza nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Kwa kuntu usenga uri imbere y'Imana wihamagara, Mana dore mfite urubanza kandi uru rubanza rurangoye, Mana ngirira neza, Mana ndwanirira. Burya uba urimo ubwira Imana, Imana nayo irunguka ikaza ikakugirira neza. Gusenga kwiza cyangwa gusenga kwacu ntabwo ari uko njyewe nzaba umuhanuzi, ntabwo twese tuzaba abahanuzi, ariko urasenga ikirere kigakinguka. Hari umudamu nkunda bita Hana. Bibiliya irambwira ngo Hana mu gusenga kwa Hana nta muhanuzi wigeze amuhanura ko azabona urubyaro. Hana yari ingumba, ariko Hana yahoraga ari imbere y'Imana, wese ukamaganya n'amarira imbere y'Imana avuga ati nanjye wanyibuka ukankuraho igisuzuguriro nagushima. Samweli wa mbere igice cya mbere. Yesu nashimwe cyane, agahora imbere y'Imana. Bibiliya irambwira ngo ageze igihe ananirwa kuvuga ku bw'agahinda n'umubabaro yaterwaga na mukeba we, kuvuga biranga wagera ahantu iminwa ijya inyeganyega gusa ariko n'ijwi ridasohoka. Kaduhereze Yesu icyubahiro ku bantu turi kumwe. Oh haleluya! Yesu ashimwe cyane. Hari igihe ikigeragezo cyiza kikagukubita ukananirwa kuvuga, ukananirwa gutanga icyifuzo, ukananirwa kugira ijambo wasohora, ukumva icyo kigeragezo hari n'umusozi ukugwiriye, ariko iyo utabaje Imana igize yibuka igakora imirimo n'ibitangaza. Rero hari ibigeragezo, hari ibyifuzo, hari intambara turwana bikurwaho n'uko twebwe ubwacu twabumbuye akanwa tukabwira Imana. Turabyumva? Tukabwira Imana. Hari ijambo riri muri Yesaya ibice byaho 30, ibice 15 umurongo wa 19. Mirongo 30:19. Tubasome. Katubera ku murongo wa 18 haravuga ngo igituma Uwiteka yihangana ni ukugira ngo abagirire neza, kandi igituma ashyirwa hejuru ni uko bagirira ibambe. Kuko Uwiteka ari Imana ica imanza zitabera, ahirwa abamutegereza bose. Kuko abantu bazatura i Siyoni y'i Yerusalemu ntuzongera kurira, ntazabura kukugirira neza. Numutakira nakumva azagusubiza. Yesu nashimwe. Ngo nugira gute? Numutakira, tutakira abantu, tutakira imiryango, tutakira inshuti, ariko bigapfa ubusa. Umuntu akakubwira tumva nubwo uje kunyaka amafaranga, ariko ndabona uyu munsi wapi nanjye byanze. Ariko iyo ugiye imbere y'Imana, nshuti yanjye, Imana hari ibintu ikora nawe ugasigara
imbere y'Imana nta gisuzuguriro kibayo, imbere y'Imana nta ukomeye nta n'uworoheje ubayo, imbere y'Imana turareshya. Kaduhereze Yesu icyubahiro, imbere y'Imana turareshya. Barutoromayo ngo baramucecekesha, ariko bakomeza kuvuga, siko Bibiliya itubwira. Yesu aravuga ngo nibamureke avuge. Hari ibintu bigucecekesha, ariko igihe cyawe ko kigeze, Uwiteka nagiye kubicecekesha mu izina rya Yesu. Ntabwo nzi ibintu bituma usakuza, ntabwo nzi ibintu bituma uhamagara Yesu, ariko ruvuga ngo uyu munsi wa none ni umunsi Imana igiye kuza ikabihagarara hejuru. Bibiliya iravuga ngo Yesu arangije aramuhungura, ariko Barutolomayo ativugira. Ubundi mesaje nyamukuru y'uyu mugoroba, mesaje yo kubumbura akanwa kacu natwe tukavuga. Yesu nashimwe. Ndabona harimo abadamu benshi cyane. Abadamu ni nawe murambura ibiganza gutya. Abantu hagati nta badamu barimo. Mwese muri abakobwa. Ubundi niryo herezo mushaka kurambura ikiganza. Yesu ashimwe. Ntabwo nabibwiye neza muri abagore hano mu kagari ka Kagugu, ariko 99 ibibazo byinshi abadamu, makimbirane, ihohotera, ibintu bitandukanye. Si ngombwa ko tuvuga ibindi, reka twikomereza muri network twari turimo. Ariko icyo ashaka kuvuga, hindukira ubwira Imana ati umugabo waramuhaye, nta wundi mugore wamuhaye, ni njye wamuhaye Mana, ndamukweretse. Uyibwire detaye bya bintu byose ugenda ukajya kubwira mudugudu. Yesu nashimwe. Uyibwire uti burya na rasiyo ntago akiyitanga. Siko Imana igikatisha umugisha w'umuntu ikawuzana. Uyibwire uti Mana, burya uyu mugabo yagitaga sheri, none asigaye ampamagara uko yiboneye, igisuzuguro ndacyanze. Kaduhereze Yesu icyubahiro. Hari umukozi w'Imana twakunze gusengana cyane bita Selemani uramuzi. Yajyaga avuga ati Teddy, mbabona tujya ku musozi ujya kumusherekera nawe ubishoboye. Buriya kuri iyi Mana utazi gusherekera urasigaye. Ujye ushereka imbere y'Imana, uyibwize ukuri. Yesu ashimwe. Uyibwire uti ntabwo nyambara imyenda yasaziyeho, simperuka kwambara umwenda muzima, simperuka kwambara urukweto ruzima, simperuka isakoshi nzima. Yesu nashimwe. Uzi ko Imana izakwambara kumvisha ko wabyisabye, uzi ko Imana izakugirira neza. Vuga ngo twinjire muri network. Yibwira icyo nzu yawe kubangamiye, wumva igihande kimwe kizagwa kikakubwira. Nabibonye nicaye hari umuntu ufite inzu igiye kumubwira, yumva ifite ikibazo, abo ubuhanga bufitemo ikibazo, ubona ufite ikibazo bigiye kugwa, ukeneye gusana, uhorana ubwoba, warambuye ikiganza, twaguha mesaje y'iyo nzu. Imana yambwiye ntabwo izakubwira, mubwire ko igusaniye kandi bizakwimura, kakubakira habuze. Nubwo uhorana ubwoba bw'urupfu, nta rupfu ruhari. Haleluya. Yesu nashimwe. Akanwa kacu karimo urufunguzo rw'ibyo dushaka. Twige gutaka, twige kubwira Imana, twige uyibwire ngo reka burya wabwiye ko nzazenguruka amahanga, ariko sindabasha no kugera ni Buganda n'ibihugu byaranze, ariko burya wafungura imiryango nagenda ngakora umurimo. Ni ukuri viza uzayibona n'Imana izafungura imiryango. Yesu nashimwe cyane. Mama Fred, abandi maze iminsi ntaboneka, mperuka hano nta icyifuzo. Mureke mbabwire, abantu basenga Imana ikumva ntabwo ari abikunkumura, ntabwo ari abavuga mu ndimi, ntabwo ari abitera hejuru bakamenagura ibintu byose bakabikoya. Ikintu cya mbere ni ukuboneka imbere y'Imana. Bibiliya iravuga ngo gusenga k'umukiranutsi yasenganye umwete bigenda gute, bigira umumaro. Kaduhereze Yesu icyubahiro. Abo twasenganye nabahayeho ubuhamya gato. Bafite umwana ufite ubumuga yavukanye, wenda harimo abaganga, turi abaganga harimo hano. Nubwo
mureke mbabwire nimubona umuntu afite amavuta hari ahantu aba yaragiye hari ahantu Imana iba yaramuciye jya wituriza ntugace imanza buriya se we oh haleluya udafite ahantu ushobora gushyira uwo mwana ibyo kurya jyawe ushobora kurya umunsi wose ushobora kubirya umunota umwe ni indwara baba bafite ni ukuvuga ngo asohotse hano akagenda ntashobora kwigarura kugira ngo ni ukuvuga ngo nuko bashyizeho guma mu rugo njye nari maranye igihe guma mu rugo kuvuga ngo hamwe ni ukuvuga ngo yagejeje umwaka n'igice afite ibiro 4 agenda afite imyaka 5 yicara ku myaka 3 ibintu byose yatinda ni ukuvuga ngo yewe na mama hari wakubyaye ntabwo yamushobora ariko reka duhereze Yesu icyubahiro najya ku musozi hari abantu bazi ibanga ryo gusenga niyo mpamvu mbigushishikariza hari icyo nakuyemo gusenga he ngo barimo baranga gucuranga uzi ko gucuranga byonyine ushobora gucuranga igitangaza cy'Imana kikamanuka uzi ibintu Imana igira kumara bavuye hano inkoko hari n'iki bagiye buriya ntabwo njya ndya izindi kagutegeka hari n'uwo bahaye itike y'ibihumbi 5 ngo yamuye ni amayinite ayo ni amayinite nta muntu nkanjye w'umugabo ufite urugo ntabwo bamuha inote y'ibihumbi 5 oh Yesu nashimwe umukozi w'Imana aravuga ngo bazi Imana yabo bazakomera kandi nibamara gukomera bakora iby'ubutwari fata ku nda yawe mubwire ijambo ubwiriwe Yesu ashimwe ubwire ngo tuza Yesu ngo yitegereze umwana avuga ngo tuza wa nyanja tuza indi gutegeka gute Pawulo aritegereza avuga ibyo kurya n'iby'inda n'inda nayo ni ibyo kurya kandi Uwiteka azabitsemba byose ngo zirasenyutse umuntu aritegereza umuntu ufite vereti ufite urupangu ntazi aho yabivanye yabona afite umugabo utagira n'igare akavuga turiya mugabo ajya twabana mu minsi mike akajyayo naho akavuga ko umuntu arimo aragenda akora divorce ubundi nta mukozi w'Imana nta mukristo wo gukora iki divorce baravuga ngo pasiteri aragusezeranya na padiri akagusezeranya bakavuga ngo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agize gute agarutse birakwiye ko umugore anyurwa n'umugabo we birakwiye ko umugabo anyurwa n'umugore we birakwiye ko unyurwa n'umutungo mufite kagabanya indi divorce ntabwo ziterwa n'uko yamukunze ziraterwa n'imitungo nibyo cyane ntabwo ari byo abagabo bakagenda bagahura n'ibibazo abagore bikaba ibibazo ariko niba hari ikintu Imana igiye guhagurukira abantu basenga iyo ni mesaje si ibyo turebesha amaso ni abantu basenga Imana ashaka ko tuyubahisha Imana ashaka ko tuyikorera mu kuri no mu mwuka ko umuntu arahaguruka agenda umuhanuzi ese abahanuzi ba kera ninde wabahembaga abahanuzi ba kera ninde kaduhereze Yesu icyubahiro hari umukozi w'Imana bita Elisa umunsi umwe Imana iramukoresha n'abana akiri ibibere iryo jambo murarizi haleluya amaze gukira ibibembe ngo aranezerwa aramubwira ati reka ngushimire ibintu nkoreye yumvaga iyo ndwara kumuvaho bigoye arangije aramubwira ati feza zawe zihamanire n'izahabu zawe ugira
Uwiteka tugirire neza, aduhe kwera imbuto, aduhe kubahisha Imana, twubahisha itorero dusengeramo. We guca ahantu ngo dore ni wawe uri wahahandi, oya, mureke turi imbere y'Imana. Bikaba na ngombwa ko hanura ibintu bitakagombye guhanurwa kugira ngo anezeze umuntu abone ubutunzi. Ese twese tuzaba i Burayi? Ese twese tuzatunga amamodoka? Ese twese tuzaba mu mazu? Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 13 ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, babirebaga biri kure bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira hehe mu isi. Ntabwo rero muri iyi minsi abantu bari kureba ku iherezo ryabo. Ameze nka wa mwana imvura ibirimo kugwa, bombi itakaye no gutoragura bombi, imvura ikamusanga. Mureke turebe kure, duhamagare Imana. Duhamagare Imana, turi imbere y'Imana. Uce bugufi cyane kandi bishoboka. Wishaka kwerekana ko ari wowe uzi kuririmba cyane, wishaka kwerekana ko ari utabonetse mu itorero ibintu biri bupfe, wishaka kwerekana ko utakoze umurimo w'ubudiyakoni hano biri bupfe. Oya, duce bugufi, yego duce bugufi, dukore umurimo w'Imana neza. Hari abaririmbyi baririmbye indirimbo bavuga ngo turi ku iherezo. Yego turi ku iherezo, turi mu bintu bigoye, turi mu bintu bikomeye. Dukwiriye kureba ukavuga ngo mbese icyo Imana ivuga ku buzima bwanjye ni iki? Maze kuvuga ku nkoni ebyiri, yo guca bugufi n'iyo kwihana. Inkoni yo gushima nayo nayivuzeho. Ntabwo nirinda kugira ngo dusenge sengera ibintu nabonye, mbese njye nabonye, ariko icyo nshaka kubwira, mureke tunyurwe. Siho narindi, mureke tunyurwe, tunyurwe n'ibyo dufite. Ubwicanyi Imana irambwiye wari ugiye kubigenda n'imbago, ubuzima bwawe bukaba ubuzima bw'uburibwe bukomeye. Ariko Uwiteka ariko barambwiye ngo Imana yakubohoye, Imana ikurinze kugenda n'imbago. Magana 7 ku gihembwe, ubwo bibiri umwaka ni miliyoni 2 n'ibihumbi 100. Nubwo wabona umuterankunga ntiwabona umuntu wishyura ayo mafaranga, kandi ubwo ayo mafaranga nta bikoresho birimo, ni hafi nka miliyoni 2 ku mwaka. Ndangije ndazangira abo badamu ndababwira ngo mureke dusengere Kingi. Baranambwira ati tuzaza kumusura, baje kumusura. Imana ibahe umugisha, Yesu nashimwe. Ubu tuvugana ntatinze mu bintu byinshi, yagiye ku ishuri. Imana igice inzira. Ikibazo ufite urarira, ntabwo Imana ngo urashaka iki? Wabwira Imana ko ari data. Tangira ubwira Imana ibibazo byawe, tangira ubwira Imana ibikugoye. Nta muntu uva kwa muganga adatwaye umuti. Karambure cyane, karambure gutya, ushaka guhagarara aho ngaho, karambure gutya. Njyewe nkora siporo. Yesu ashimwe. Siporo ni umuti, murabizi ko ari umuti. Mujye mukora siporo. Hari n'igihe imitsi iza ikipfundika, hari n'igihe amaraso aba adatembera neza. Sokuru yari umupfumu, data sokuru apfuye, data arabisigarana, bagenda babihererekanya. Yavutse amaze imyaka 3 mu nda. Kugira ngo avuke babanza kubagira ibyo bitambo n'ibiki byose. Urumva rero izo ngaruka zose, ariko mu biganza byacu harimo umuti. Ntukisuzugure, Yesu nashimwe. Imana hari amavuta ibarashize ku buzima bwacu, amavuta abohora.
ndambuka mugeze imbere arambwira nari mvuye mu rugo Imana ikoresheje umukozi w'Imana bita Batista nari ubwo babizi nari mbimaranye igihe arangije arambwira ngo muri iki gihugu mu bantu bazatunga amazu y'ama etaje urimo ngo dore amazu atatu ahagaze y'ama etaje ayo mazu uzayatunga ngo kandi cya kabiri uyu mwaka turimo mu mpera z'uyu mwaka mu kwezi kwa 12 uzakora ubukwe arangije ibintu byose yambwiye niko byasohoye arangije atunga urutoki uwo mugore aramubwira ngo nawe uzareba ufite abyaye kuko agasuzuguro kawe ariho kakubujije kubyara ujya mwitondera bahanuzi yewe yako jambo kombora muri ku masaha uzire Imana igiye gukora nimba uri gusigira ibamuka gutabara nimba uri gusigira kandi urambagiza muri gusigira hano uko ugiye kongera kugibura yongera ugenda wongera ugaruka ikirere cyafungutse yewe Yesu bari bafumbiretse Imana indengereye kundebesha mu bacuranzi kuko ibyanyu birakomeye yewe data wa twese ureke babwire mw'ijuru hari Imana iciye inzira reka duhere kuri wowe Imana iciye inzira ese ikibazo cya televiziyo kimeze gite urayishaka Imana yambwiye ngo iguhaye televiziyo Imana iciye inzira Imana iguhaye ibikoresho kandi ntabwo uzasaza gutyo kababwire Petero yabwiye kiriya kirema cyari ku irembo ryiza aravuga ngo ifeza n'izahabu ntabwo afite yongera uburyo bwo kugura amasafuriya mba mbikoze ariko ntabwo dufite nonaha ariko amavuta ari muri twe abasha gukora ibintu bikomeye amavuta ari muri twe yubaka inzu ikayihagarika ikabaga za kanseri zikavaho turi ba dogiteri reka burya hari igihe ujya mu mwanya wa dogiteri duhereze Yesu icyubahiro ikindi Imana yo mu ijuru irambwiye ngo yakurize urupfu rutunguranye umuntu yari yagambiriye hereza Yesu icyubahiro nushaka wigendere kandi Imana izakurinda humura muri ribyo 70 na rimwe y'ibintu y'akazi urahangayitse ufite umubabaro mwinshi urihagararaho nk'umukristo ariko Imana yambwiye ngo iciye inzira pe kandi ushaka wigendera nawe sivuganisha kuko Imana iciye inzira haba harimo ibintu byinshi hereza Yesu icyubahiro Yesu nashimwe ngo ariko rero ntiyamenetse cyane ngo harimo akenge kamwe bimeze bite akenge kizanyemo zimeneka akira ibikoresho mu izina rya Yesu hanyuma iki Mana ikurinde umujinya sibyo kurinde umujinya aho kantu urakazi rwose kababwire ku mukristo jya wihangana ikintu cyose ucyakira uko kiri uyu umusonga isohoye hano wari wakugunduriye no guhumeka byari byanze urabizi wiki karabyakubayeho uri ku kazi akira kubaho mu izina rya Yesu Imana igukuyeho amahembe hari ijambo Yesu yabwiye abigishwa baravuga ngo nimwe mwagumanye nanjye mwihanganira ibyo nanyuzemo byose Jean Paul twamenyanye 2005 turacyari kumwe hari abagiye nyine batabonye imigati kwa iwanjye batabonye bitanu ariko muri uyu munsi ndi n'umwe ashaka kuzaza kuguhera amubuze iwacu bamara igihembwe cyose ari ku ishuri yigaga mu wa 5 segonderi ishuri yararivuye aragenda turamubura tuba ku masengesho ntabwo abyibuka Jean Paul arambwira ati ariko umwana w'umukobwa aziga arangiza amashuri ye kandi Imana izamugirira neza izamuha n'umukobwa mwiza baha akanya tuvugana ufite urugo rwiza yarangije gutera Yesu nashimwe nawe
gikomeye. Imana yambwiye ngo tunama twimaka n'amakimbirane iraturangije hano. Tuvuye harimo abashyitsi, harimo abakristo b'inteko. Yesu nashimwe. Ibyo ngibyo y'uko amanutse ukora gutyo. Yesu nashimwe. Imana ibyo ngibyo ibikuyeho. Ndababaye ko reka twisengere Imana. Ngo twere imbuto zacu kandi zigire gute? Zigumeho. Ntabwo ari ukuzana ubukristo nijoro mu mama zigume. Yesu nashimwe. Yewe niyo agiye kukugura neza. Turakora ibiganza twisengera Imana, tuzagaruka dushima tuvuga imirimo y'Imana, tuvuga gukora kw'Imana. Tuzashaka umwanya, nzaza ari kare, hanyuma abantu bashimana. Ntabwo ndi umuyobozi w'iri torero ariko nk'umukozi w'Imana. Buriya iyo utwaye umwanya ungana kuriya ushima ibintu bisubiramo, urumva nyine tugira ubwenge. Yaba umuntu wari guhabwa ya mesaje wari bubohoke, ntabwo abohoka ko musaba umwanya. Wari umuntu utugu rwatatse rwose. Rurambura ariko wumva. Urutugu rwawe Imana irarubona. Rwose urutugu rwawe rwari ikibazo. Urumva ikintu cyagukinga. Yesu nashimwe. Abantu dusangiye urugero rwo kubona perime nanjye ni ukuri dufatanya kwizera tuzayibona muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Kandi abarokore nimunyemere tujye dusenga ariko dushyiramo mu bikorwa. Imana imuha amavuta. Amavuta ni iki? Ni imbaraga kandi imugere mu izina rya Yesu. Mana data twese mu ijuru turagusabye kugira ngo usiga amavuta n'igikundiro aho kuyihugire kandi ubwuzuze mu izina rya Yesu. Ukamukoresha iby'ubutwari. Habwa icyubahiro kugize neza mwami Imana. Habwa icyubahiro kugize neza Mana. Wohereza umugisha. Dusengere iteraniro ryose kuba yasengeye abo Imana yavuzeho, abo bose ntacyo tubavuzeho ariko wowe hari icyo wabavuzeho. Nyemera usohoze amasezerano yabo, nyemera ubane nabo aho wakiriye abana bazagaruka bashima. Tugushimira ibyo Mwana, tuguhaye icyubahiro kuko uragikwiriye. Mana ibyo wahishuye byose bisohoze kuko Imana ibera hose icyarimwe kandi nukora rimwe nukora kabiri. Amen. Amashyi cyane. Imana imugishe. Nagushimiye mu izina rya Yesu kandi mukubire mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uyu munsi nongeye ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo. Imana itumije ibiganza. Buriya mu ndege iyo mpageze amenya ko naje, agafata pasiporo yanjye, agafata utuntu twose, nta kintu nitwaza njyewe. Niwe ubimenya akanjyana no ku ndege neza akangezaho. Yagize ati nagaruka nanone nabwo akagaruka kuko Imana igitaba abantu b'Imana kugira ngo amenye. Iyo niyo Mana azakore. Amen. 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 Iyo ngeze mu kindi gihugu kandi nabwo hari abandi Imana iba yateguye. Mperutse kugenda muri isafari nari mu bihugu bibiri. Yesu ashimwe cyane. Maze kubigeramo nagiye muri VIP. Imana ishimwe cyane. Muri VIP n'ahantu heza cyane hagenda abantu basobanutse. Genda nicaye neza. Amen. Nanjye nuko Yesu agira. Umugabo yaramfashe amaze kumufata mbonye arambwira ati wowe atoranya mu bantu bari bicaye ati ngwino tujyane. Aragenda yicaza muri VIP. Arabanza kugaburira ahantu ngomba kurya, ngomba kwicara nkarya ananywa ibintu bikagenda neza. Yesu ashimwe cyane. Dore muri arahari. Uwo mugabo rero aragera ati uragenda hano hepfo muri rusange ahubwo uricara aha ngaha umuntu yicara ari uwo. Yesu ashimwe cyane. Mu ndege z'amafaranga yishyurwa amafaranga menshi cyane ariko Imana yari yabimbwiye aha ngaha muri ba utabara kugira ngo amen. Haleluya. Muze dukorera Imana ibindi biza nyuma mu izina rya Yesu. Tuyikorere nanjye nzayikorera mu
Imana yambwiye ko izanyubakira inzu, ubu ndimo kubaka inzu ya miliyoni 50. Ndimo kuyubaka inzu ya miliyoni 50 igeze kuri reto. Yesu ashimwe cyane. Nta deni nta kindi kubera Imana gusa. Kugira ngo amen. Haleluya. Kuki ntakorera Imana? Kuki ntakorera Imana? Niko. Kuki ntakorera Imana? Imana irashoboye n'ishoboye. Irakora n'ikora. None nawe mama Imana yawe iragukunda kandi irabikora. Utuze. Si ukwiyemera ngo tuze, si ukwiyemera ahubwo hari uwatwereye. Hari uwatwereye. Mana Simubizi ababizi kugira ngo oya abanyamuki kugira ngo imubizi ndabeza usanganye muzima zahagarara hanga. Yesu ashimwe cyane. Kubera intambara, kubera urusaku, kubera intambara, kubera ibibazo, kubera Imana irahari. Imana igomba kugukura aho bagushyize cyangwa guca mu bandi, injira mu bandi mu izina rya Yesu Kristo. Ushaka gutangira poro arangwanyije amaze kurwanya Rufusha uraho. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu kera bajyaga bambwira bakambwira ariko imyaka umaranye urusengero natangiranye narwo igihe wa mbere wabatijwe muri urusengero aho wa mbere nabatijwe bwa mbere nihanye batizwa ahangaha igihe wa mbere n'imfura y'urusengero ni nanjye uhari. Abandi sinzi iyo bagiye ariko njye nasigaye muri mbere ndihangana. Bakavuga bari bakubuze abandi babaye ababishopu ngo babaye ababishopu ngo wowe noneho uracyari aho ngaho hari ikimana ateguye. Yesu ashimwe cyane. Nawe reka abantu bavuge ariko tuzi usenge. Nazamutse Kanyarira manuka Kizabonwa jya Samatare jya mu Ruvu jya hehe kubwira iki Imana jya muri Kampeye ngirane ariko Imana ikabamo nzabana nawe. None ufite Imana yaravuze kuzabana nawe. Ufite ubwoba ki? Uhangayikishijwe n'iki? Abantu n'iki? Niyo tubwira abantu bazagenda musige hano kandi bagenda bacaho kukaziga hano agasigara agiye Jean Claude. None tugere natwe amen. Ndavuga ko Imana yaradutabaye none ngeze naho mubaka inzu y'imiliyoni 50 ni umurimo w'Imana gukorera Imana. Imana yageze kugambuza kigenda mu bihugu mugenda kwa sogokuru n'urugendo bihanuje aramwamva indege igiye kuzigira na tagisi. Naragenda ngera mu bihugu byinshi n'ubu ndimo kwitegura kujya mu bindi, ahubwo turimo turasenga kugira ngo Imana igire icyo ikora hano. Hari ba Rufusha, hari ba Claudette barahari bazasigara ahangaha mu izina rya Yesu Kristo. Murabyumva mwitegura amavuta agira mu marusho mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga Imana. Amatangazo dufite uyu munsi nuko Yesu abakunda. Iryo tangazo rya mbere, Yesu arabakunda. Irindi tangazo rya kabiri, kuwa kabiri dufite korali izaza kudusura iturutse ku Rubonobono yo mu Rubonobono, sibyo? Izaza kudusura, izagera hano kare saa 11 tuzabe turi hano. Muranyumva? N'amakorali yacu nayo azaba ahari.
ku kindi cyumweru ku itariki 11 tuzasurwa n'indi korali nanone ariko wa kabiri iturutse igaha Gatare. Inshuti za Yesu bahitamo inshuti za Yesu ikorali iririmba ndayibatuye. Imana ishimwe cyane. Tuzaba dufite abavugabutumwa tugira umuntu na tewazaza. Yesu ashimwe cyane. Inzahane n'abazaza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Tugire gutya rero. Haleluya. Ikindi nacyo tugira amateraniro abiri. Tangira saa moya n'igice tugasangira saa yine n'igice, saa yine n'igice tugatangira tugasoza saa sita n'igice. Yesu ashimwe cyane. Irindi tangazo nanone. Amen. Ndibabwire yewe muzagaruka. Amen. Muhaguruke ndibabwire duhagaze. Dushimiye Teddy watubwira ijambo ry'Imana n'abadukurikiye ku ikoranabuhanga ku isi bari kuri Healing Voice TV nabo tunabaramukije rwose. Imana ibahumvisha muze gufashwa n'amateraniro abantu bagutabare. Imana ikorerwamo n'ibitangaza. Turatanga ku ntashyo ku bashyitsi badusuye uyu munsi wa none, muzadusubiza amatorero yanyu kandi hano muri bagutabare imiryango ikinguye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Irindi tangazo rero, kuwa kabiri tuza dufite umuntu ducurangira sentetizeri wacu nanone uravuga ko Imana izaba yakoze igitangaza kuko abandi twababuze dufashe twababuze abaducurangira sentetizeri. Irindi tangazo ni kuri vuga turajya dukoma amashyi n'izina rya Yesu, sibyo? Mwamuritse ivuge dukoma amashyi. Harurizi se nawe ubyibuka ngiye kuri vuga n'umwanya wita gukoma amashyi itesenga tute dutandukanye, sibyo?